itegeko n'iteka by'umwami bigenda gusohozwa ngo niwo munsi abanzi b'abayuda bibwira ko bagiye kubagiraho ububasha ngo ariko birahinduka byahinduwe n'iki rero byahinduwe nuko abayuda basenze ngo Morodekayi arasenga Esiteri nawe arasenga ngo batanga itangazo mu bayuda hose ko bagomba gusenga ngo barasenga begera Imana igihe babonaga yuko ubuzima bwabo bwegereje kugira ngo bujye mu kaga igihe abanzi b'abayuda bibwiraga yuko bagiye kurangiza abayuda ariko Imana ishobora byose yumva gusenga kw'abayuda aho bari hose ngo birahinduka imigambi y'incakura igiburizwamo imigambi y'abakugambanira igiteshwa agaciro hari igihe we mwene data wawe umurikiye wari ufite ubwoba wari ufite impungenge hari inzandiko zanditswe ku buzima bwawe zigutera ubwoba bavuga ngo uriya muntu bashaka nko kugufungisha ariko yagira ngo ubwire ngo hari imbaraga z'Imana izera imbaraga z'Imana igihe abanzi bawe bagambiriye yuko uzapfa ntabwo uzapfa ahubwo uzabaho kandi umwanditsi wa Zaburi 118 ku murongo wa 17 arandika avuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Haleluya! Mana nishimwe kandi himbazwe. Wowe wa mugabo nkurikiye, wa mugore we, wa mukobwa, wa musore we, nagira nkubwire ngo tuza umutima ntabwo iby'abanzi be bakwifuriza ari byo bizakubaho ahubwo icy'Imana yagambire ku buzima bwawe nicyo kizabaho. Amen. Imana nishimwe cyane. Nagira nkubwire ngo niba urwaye uri mu bitaro kabumva amajwi agutera ubwoba ngo uzapfa urapfuye ahubwo ongera ugwiza imbaraga muri wowe z'umutima ongera ugwiza imbaraga zo kwizera wibuke ko na ryajoro ryakeye wibuke ko na cyagihe bavuga ko utazabaho wabayeho. Nagira nkubwire ngo ongera ugwiza imbaraga kandi ukomere. Imana nishimwe cyane. Nagira nkubwire wo nkurikiye. Haleluya! Imana niguha umugisha kandi ukurikiye neza ijambo ry'Imana. Imana iraguha imbaraga. Nagira nkubabwire ngana ku musozo babwire uburyo Imana itabara kandi buriya reka nkubwire nawe God official buriya nagira nkubwire ngo imirimo y'Imana irakomeye. Umuntu nakwanga buriya umuntu nakwanga yakubwira ko agukunda ukabona igihe kirageze umuntu akakwanga buriya ntuzamuteho igihe cyangwa umuteho umwanya cyangwa urarudasinzire ngo runaka yanyanze. Cyambere nuko Imana yagukunze icyo kikomeye kurenza ibindi byose kuko umuntu n'umuntu arahinduka. Niyo mpamvu nagira nkubwire ngo ibintu byose bikubaho jya umenya yuko Imana ifite nk'umugambi kandi uyu munsi wa none ushobora kubabaye ariko ejo ugaseka. Hari n'ababona uyu munsi wa none ntacyo uzamara nta nicyo uzigezaho ariko ejo bigahinduka. Ubuzima bujya buhinduka mwene data, ubuzima burahinduka. Uyu munsi wa none umuntu ashobora kukunyuraho akagucira mu maso ati urimbwa ntacyo uzimarira ntuzikamira nayimbwa nta nubwo imbwa ikama undi si imbwa irakama. Uyu munsi turi kunywa amata y'inka baravuga ngo ntituzikamira nayimbwa. Niba muragira nkubwire ngo wite igihe ku muntu ahubwo tigihe mu by'Imana. Imana bari ufataho umwanya ubari yuhu igihe cyawe aho kugira ngo igihe cyawe gipfusha ubusa ugita ku bantu ahubwo egera Imana iguha amakuru kuko uyu munsi wa none hari igihe umuntu akubona nk'ugiye gupfa ariko hari ijwi Imana yavuga neka kugira ngo uruwo kubaho ntabwo uzapfa ahubwo uzarama. Haleluya! Imana nishimwe. Nk'ubu ndabyibuka nagiye ahantu mwivuga butumwa ndagenda bankorogera uburozi mu cyayi uburozi buranzengereza ariko Imana yari yavuga irangira ambwira ngo nkurinze uburozi ntacyo uzabahumura. Urumva wabikoze yari yiteguye yuko ngiye gupfa ariko arategereza araheba. Iyo mpamvu umwanditsi Yobu yanditse mu gitabo cye mu bice 5:9 avuga ngo Imana yica imigambi y'incakura itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo kandi ngo n'inama z'abincakura ikazubika. Haleluya! Imana nishimwe kandi ndongenda byibutse. Haleluya! Ndafashijwe ndabyibutse. Imana nihabwa icyubahiro. Turashimira Imana yuko ijya yica imigambi y'incakura ikarogoya inama zabo ikagira ibintu isiriba ikabitesha agaciro. Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Gana ku musozo ndagira nkubwire ngo ufite intambara ubona zikugose mu kazi uri gukora hari aho waba wiciye muri biro yawe ukabona intambara zirakugose impande zose pfuka musenge ubwire Yesu tabaze mu ijuru aho kugira ngo utabaza abakomeye hirya no hino tabaza iyo mu ijuru ishobora byose
ishobora kukurengera. Wowe ubona mu kazi bikomeye bakugamba nashaka kugufungisha, pfukama aho ngaho usenga Imana, ubwira Imana ngo ndakwizeye, nizeye ko ari wowe ushoboye byose, nizeye ko ari wowe uzantabara, nizeye ko ari wowe uzangirira neza. Imana izabikemura neza, ibigenze neza. Wowe uri mu bitaro urwaye, umaze igihe urwaye indwara zidakira, izera Imana ko ibasha kugukiza ikagukura aho ngaho. Wibuke na cya gihe ko yakurengeye, wibuke na cya gihe ko yagutabaye, n'ubuhongere uyigarukire, wigirire icyizere. Imana nibaha umugisha kandi ibagirire neza. Turashimira Imana ko ijya iturebera aho tutareba. Turashimira Imana ko ijya itegura imitego umwanzi Satani yateze. Turashimira Imana ko ijya iburizamwo inama z'abincakura ikazubika. Haleluya! Imana ijya yubika imigambi y'incakura, Imana ijya yubika inama z'abincakura, Imana ijya ikuraho imigambi yabo ikayitesha agaciro. Mfitiye Imana icyizere kuko nibutse umugambi Imana yangizeho, nkibuka icyo Imana yavuganye nanjye, bituma nkomera nkavuga nshize amanga, kuko hari imbaraga z'Imana. Reka nkubwire wowe official, buriya hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zirya izindi, hari imbaraga zimira izindi, hari imbaraga bakabyuka baguteza ibintu babinyanyagije aho ngaho bati runaka arapfa birarangira, ariko hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izo zose. Turashimira Imana ihatubera rero, ikatubera amaso kandi ikatugirira neza. Hari igihe umuntu ararakara arazenguruka ku rugo avuga ati abangaba ndabirangije birarangiye, bwacya mu gitondo akazinduka azavuga ati mbese abantu mwaramutse, ese muracyariho? Ukahita umwikiza uti turi amahoro turashima Imana. Bikamucanga bikamuyobera bitewe n'imbaraga z'Imana yacu twiringiye. Ndagira nkubwire ngo nawe izera Imana, izera imbaraga z'Imana. Burya hari imbaraga ziratandukanye. Hari abiringiye imbaraga z'ibiryo kuko babifite, hari n'abiringira imbaraga z'amafaranga kuko bayafite, hari n'abiringira imbaraga z'imiryango kuko bayifite ikomeye. Ariko yagira nkubwire ngo ibyo byose bigera igihe bikarangira, ugakenera imbaraga z'Imana. Hari igihe imiryango ikuvaho, hari igihe ubutunzi bugenda, hari igihe abakomeye bakuvaho, ugasigara ushaka Imana. Ndagira nkubwire ngo aho gukenera Imana ugeze aho bikomeye, ahubwo shaka Imana bigishoboka kwibonwa. Tabaza Uwiteka bigishoboka, shakisha Imana bigishoboka ko wayibona, kuko biravuga ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa kandi umwambaze akiri bugufi. Ni mufatiraho rero mushakisha Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko igihe cyo kiri kugenda gihinduka. Imana ibaha umugisha. Ndagira mbabwire ngo amazina ni yayandi, nimero ni izo ngizo. Amazina ni Kazayake Vincent, ndi umukristo. Nimero ni izo ngizo. Nshimira Imana ko ikomeje kundinda no kubana nanjye, kandi ndashimira Imana ko yampamagaye kankura mu byaha ikampa agakiza. Imana nibaha umugisha. Nawe uri mu byaha ndagira nkubwire ngo gira vubuze bigishoboka, gira vuba uhunge, gira vuba uhunge shitani, kuko shitani ari gukora ku mugaragaro. Hunga kandi nta bundi buhungiro uretse muri Kristo honyine gusa. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana. Nawe urwaye wizera Imana ko yagukiza, nawe ufite ibibazo bitandukanye, nawe wari ugiye kwiyahura, nawe wumvaga yuko ubuzima ubwanze mbese urambiwe iyi si, nagira nkubwire ngo ngera ugirire Imana icyizere kandi wongere ugarukire Uwiteka bigishoboka. Reka dusenge. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka dusenge dufatanye dusenga Imana, dufatanye dusenga Imana. Nawe ahuri reka umfashe dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye muri aya masaha, tugushimiye kuri Imana ishobora byose kandi Imana ivuga bikaba. Ndagushimiye kuri Imana itabara, ndagushimiye kuri Imana iserukaho rukomeye, ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga kw'abayisenga, ndagushimiye kuri Imana ibera hose icyarimwe. Iyi saha nsengeye uyu mubyeyi ufite umubabaro, nsengeye umubyeyi ufite agahinda, nsengeye umubyeyi ubona byamucanze kugira ngo umugarukeho umugirire neza. Nsengeye uyu mugabo nawe mu kazi ke byamurambiye, arabona intambara ari nyinshi, ariko Mwami murwanirire. Ndasenze mu izina rya Yesu uyu wananiwe kuva mu byaha, uyu nguyu uhora yihana ariko bikanga, ndamusengeye musabira imbaraga zibohora, imbaraga zikiza, imbaraga zibeshaho, imbaraga zikura mu byaha mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Uwiteka Imana, bohora uyu mugabo, bohora uyu mubyeyi, bohora uyu musore, bohora uyu mukobwa, ubagire neza ubaha agakiza. Imbaraga z'abadayimoni zibarekure, imbaraga z'imyuka mibi zihunge mu izina rya Yesu. Wowe
udasinziriye, wowe urara urota inzozi mbi, wowe urara bwacye ugasanga wacuramye, wowe urara wirukanka mu nzozi, ukara wirukanka amashyamba, ukara ufite ibintu bikunigagura. Ndagusengeye ngo Imana ikubohore, ndagusengeye ngo Imana igukize, ndagusengeye ngo Imana ikugarukeho kandi iguhe ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo ugire neza abantu bawe kandi ubarengere ubatabare, kuko uri Imana dusaba ikatwumva. Ndagushimiye Mana kuri Imana ishobora byose kandi uri Imana igiriye neza ubwoko bwawe. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.